uwo ari we wese. It's a matter of time. Ni igihe gusa. Buri wese. Mbere nambe dukwiye umutekano. Umutekano nanone niwo twubakiraho, niwo utuma buri wese ashobora gukora imirimo ye. Umutekano niwo utuma igihugu kiba nyabagendwa ku Banyarwanda ba nyiracyo cyangwa se ku basura u Rwanda. Ndabivugira impamvu ebyiri za ngombwa. Impamvu ya mbere ni amateka yacu igihe kirekire yabuze mu mutekano, ndetse havamo n'ibindi byinshi byatumye Abanyarwanda ubuzima bwabo, igihugu cyose gihungabana, kibura abacyo. Ibyo turifuza kubisiga inyuma yacu nk'amateka, ariko turifuza no kubivanamo imbaraga nanone zituma ko aho tugana nta byazagaruka bisa nk'ibyaho tuvuye. Iyo ni impamvu imwe. Impamvu ya kabiri ni uko mu bibazo tuba tugomba gukemura nanone buri gihe, buri mwaka, uko igihugu kigenda gitera intambwe kigana imbere, ntihabura ibigaragara ko nanone biba bishobora guhungabanya umutekano wacu, bikaba byadusubiza inyuma aho ngaho navugaga tugendera kure, tugenda dusiga inyuma yacu uko igihe gihita. Hari benshi, ntabwo ari benshi cyane, reka mpindure, ariko n'ibikorwa bya bake bibi bigaragara nk'aho ari byinshi. Abagerageza guhungabanya umutekano wacu, ibyo murabizi, tubimazemo nk'imyaka 2 ishize, yongeye kugenda bigaragara, ariko nabyo navuga ko tubigerereye, tugenda tubizaho kandi nuko ngira ngo wenda nyine abantu bafite amatwi barabwirwa ntibumve, bafite amaso barerekwa ntibabone. Ngira ngo ibyo byari bikwiye kuba byumvwa na buri wese, byari bikwiye kuba bibonwa na buri wese, ko twagiye tubabwira ko ari uko bizagenda, uko byagenze niko bizagenda n'ubundi. Hari benshi mubona mu makuru bavuga, ariko hari na benshi mubona mu makuru nanone no kuri za televiziyo hano mu Rwanda berekanwa ko bafashwe bari muri ibyo ngibyo.
ababa batagize amahirwe yo gufatwa nabwo ubwo nibo baba bahisemo aho bajya. Ubundi twebwe twahamagariye abanyarwanda aho bari hose, uko baba batekereza kose, icyo bifuza icyo ari cyo cyose, bataha bakaza mu gihugu cyabo twese dusangiye. Niba ari impaka tukajya impaka, niba ari uburenganzira bumva bafite bifuza kugezwaho, ibyo nabyo bikaganirwa tukareba icyakorwa. Niko bimeze ubwo by'umutekano, kandi navuga ko byagenze neza kubera ubufatanye bw'abanyagihugu, abaturage mbere na mbere bakeneye umutekano babigiramo uruhare runini. Nagira ngo mbashimire bafatanyije n'inzego z'umutekano n'izindi n'abashinzwe kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu. Ibyo ntawabigira icyo abinenga, byarakozwe ku buryo bushimishije, ahubwo rimwe na rimwe ntitubagezaho ibyo bakoresha uko bikwiye. Ariko no mu muco wacu dusanzwe tuzi, twize gukoresha bike dufite dutunze tukagera kuri byinshi biba bikeneye gukorwa. Uwo nawo ni umuco w'igihugu cyacu w'Abanyarwanda, kwishakamo amikoro bikeya tukabibyaza umusaruro munini. Ufite imigambi mibi ijya imugaruka wenyine, ntikagaruka igihugu. Prime Minister ejo bundi niwe nabonye nabonye kuri Twitter, ngira ngo yanditse ikintu cyiza kiri powerful. Nabonye akantu kuri ibi bimaze iminsi mu gihugu, sinabonye umwanya wo kubimubwira. Narasomye ahantu ku Twitter yanditse ngo ugiriye nabi igihugu wese cyangwa ugambaniye igihugu, cyangwa Prime Minister wabivuze ngo iki ndibuka ariko yavuze ni nkuvuga ngo uhemukira igihugu, uhemukira u Rwanda uwo ari we wese ntabwo yabikira, aramugaruka. Ndetse hari umuntu wamubajije aramusubiza ngo ariko ngo urashaka kuvuga iki? Ngo uravuga uriya ejo bundi uherutse gupfa? Icyo yashakaga, uwo wamubazaga atyo yashaka kuvuga ngo kugira ngo Prime Minister avuga ngo n'uwo mvuga, noneho undi abihindura avuga ati aha ntimureba, bemeye ko nabo ari bo bamwishe. Prime Minister again aba clever, aramubwira ngo ngo ndabwira uwo ari we wese. Nibyo Prime Minister, nanjye ndashaka kubwira uwo ari we wese, uwo ari we wese. Imana iduha kubaka, iduha ingufu zo kubaka, iduha kugerageza kubaka ibyiza, ariko iduha n'ingufu zo kubirinda. Ibyo Prime Minister yavugaga, ntuzagambanira u Rwanda ngo ubikire uwo ari we wese, n'ukiriho bizamugaruka. Kandi imbaraga twahawe n'Imana zo kubirinda zirahari.
uwo ari we wese. It's a matter of time. Ni igihe gusa. Buri wese. Ibyo Rutayisire yavugaga by'abibagirwa icyabavanye mu bucakara. Ababyibagirwa bigira ingaruka. Bose bari hanze bidegembye mu mva. Barimo nabo Prime Minister yavugaga. Bararenzwe. Bararengwa, bibagirwa icyabavanye mu bucakara. Bibagirwa u Rwanda n'Abanyarwanda n'Imana yabaremye kwibaruta bose. Ntabwo bajya hejuru yabyo, ntibishoboka. Ntibishoboka. Buri wese afite umwanya wo kwirya akipfusha ubusa, ariko hari ingaruka zigutegereje. Urareba ejo bundi aha nyine birirwa byonyine no kumva mbisubiramo, wenda ndumva ari nko kubiha agaciro, ntari kuba mbiha, ariko kubera kubiganira, kubiha ko bikwiye kumvikana. Iyo ubona nayendeho mbona njya gusoma ibi byanditswe na Prime Minister nari mvuze, narebaga n'ibindi biriho bivugwa. Nayendeho mbwira abantu bacu muri leta n'abandi, narebaga babisubiza, njye nta nubwo nigeze mbisubiza cyangwa mbivugaho, ubu nibwo bwa mbere bivuze. Ariko nkabona n'abantu bacu bamwe oya ntabwo ari twe twabikoze, bahakana nibyo, ntabwo ari mu babikoze. Ariko ugiye ikibazo cyanjye ahubwo ntimwari mukwiye kuba mubikora ahubwo. Ntabwo nta politeness mfite kuri ibyo ngibyo, nta diplomasi, ahubwo ikitangaza ni ukuba mutabikora. Ni ukuba abantu bashobora kagambanira igihugu cyabagize icyo baje kwiratisha bari cyo. All those fellows would have been nothing iyo bitaba iki gihugu itabura u Rwanda rwabagize icyo biratisha. U Rwanda rwabagize icyo baje gutuka, to abuse. Yewe nta diplomasi, ntabwo ari twemwe. You should have been the ones. Yes, it shouldn't have been somebody else. You should have been the ones to do it. Ntabwo ari Bangladesh cyangwa Pakistan wabigukorera nk'ibyo Rutayisire yavugaga. Ntabwo ari Pakistan, ntabwo ari Bangladesh, ntabwo ari umwera uturuza rose wabigukorera, wakurindira igihugu cyawe akaguha amahoro. It's you.
kandi ntawe bikwiye gutera ipfunwe guharanira icyo cya kindi cyiza twavugaga Imana yaguhaye. Ntawe bikwiye gutera ipfunwe. Abantu baza bakica abana, muza amagrenade yirirwa aterwa hano mu mujyi, abapolisi barazi bajya gutoragura pieces, ibice by'abana bacitse amaboko cyangwa bagize bate. Bavuga ngo I have to be apologetic about that. Never. Ibindi ni ukwirirwa abantu bavuga bacengana. Iyi si tubamo nayo turayizi, ntabwo ikoresha ukuri. Abaza kuguhagarara hejuru bagutonganya ngo kuki wakoze biriya, in defense of their nations, baba bakoze ibiruta biriya 1,000 times. Murabizi baba bakoze ibiruta biriya inshuro zirenze 1,000. Ntabwo ya tragedy navugaga, ya makuba navugaga twagize yo mu myifatire mibi yacu ya politike n'ibindi twagize mu myaka yashize ya genocide, ntabwo twakwemera ko byongera bikaba hano at any cost. Kandi tunazi ko ikica atari amasasu gusa, atari imipanga, amagambo arica. Amagambo ubwayo arica, ururimi rubi rurica. Ururimi rubi, amagambo mabi, ibitekerezo bibi nibyo bituma abantu bafata imbunda bakarasa, bafata imihoro bagatema. Amagambo. So nagira ngo rero mbabwire rwose gutatira igihango cy'u Rwanda urabizira, gutenguha igihugu, kwifuriza abantu nabi birakugaruka. Ibisigaye is how. Bikugaruka bite? There are many ways. Uburyo ni bwinshi, mwahitamo ubwo aribwo. Tudashobora kubona uko tubyifuza, ni hariya bijya, ntabwo bibi byo kwangiza. Nta kazi rero katunanira na busa igihe ibitekerezo ari bizima, imico ari mizima. Nta kazi katunanira na busa. Niyo mpamvu byumvikana ngo ibyo mujya mwumva hirya no hino bizarangirira mu byifuzo gusa. Bashobora kwifuriza u Rwanda nabi, bavuga ngo u Rwanda waduha ngo rumere rutya. Ajya genda haraguze asenge akora ibyo ashatse, akomeze yifuriza u Rwanda nabi. Ibyo ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho, ntabwo azasubiraho yaturutse. Ntabwo byakunda.
tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima. Niko byagenda. Icyiza rero ni uko mu mico yacu nanone nta mpamvu, nta bushake, ntabwo dushotorana. Gushotorana murabizi? Ntabwo ingabo zacu zibereyeho gushotora. Ndetse n'abadututse n'abatwanduranyijeho iyo bitaragera mu murongo birenga turabihorera. Sibyo? Ariko nibwira ko hari aho ibintu byagera, cyane cyane iyo byagusanze iwawe, ntabwo wabyihorera. Ibizadusanga hano rero ntabwo tuzabyihorera. Niko umwuga wacu tubwira, nibyo tuhora twitegura, ariko abantu ibya mbere, umwiteguro wa mbere uba ku bantu. Ibikoresho byo ni ibikoresho, wabigura wabishakisha hirya no hino, ariko abantu ntabwo ubagura. Abantu n'imico yabo n'imikorere n'iki, ibyo nk'uko bitagurwa niko aribo duhanga amaso, aribo dushyira imbere abantu. Nagira ngo rero muri uyu mwanya mbashimire, mbizeze ko ibyiza biri imbere. Kukirwanira urabikora, urabikora. Kurwana urugamba ntawe bikwiriye gutera impungenge. Umuntu arwanira ikintu cye gifite agaciro, yumva gifite agaciro, urakirwanira. Nk'ibi mujya mwumva abantu bashobora gutobanga ibyo abantu bubaka. Nk'iyi nyubako kumva ko waza ukayishyira hasi, oya, akwica mbere y'uko ubigeraho rwose. Abo hari aho bitera isoni, njye ntabwo bintera isoni. Ndakumerera nabi rwose, ntabwo. Ariko ibyo buri wese akwiye kumva abyifitemo. Buri wese agomba kumenya imbaraga yifitemo n'intambara yarwana kugira ngo arengere icye. Hari icyanjye ku giti cyanjye, hari icyanjye nk'iki gihugu cyanjye, nk'uko abandi bafite ibihugu byabo. Hano bose bafite ibihugu byabo kandi bafite uko babyubaka, bafite ibyo baharanira. Buri wese muri mwe hano afite icyo akwiye kuba arwanira, icyo akwiye kuba aharanira. Twese hamwe dufite icyo duhuriyeho,
twaharanira ntihagire yaba niyo yaba ari muri twe yaba ari uwo hanze adakwiye kubona hamenera ngo agire uko ahungabanya icyo twita icyacu dushaka. Icyo bivuze n'abo bose ubona birirwa bitaranga hanze hariya hose aho bashaka bavuga ubusa, buriya ibyo bafitiye uburenganzira, ariko hari umurongo ntarengwa. Igihe utaragera kuri uwo murongo ndakwihorera. Ndakwihorera ukajya ukipfusha ubusa ukigira icyo ushaka cyose, ukabeshya abo ushaka kubeshya, bakunda kubeshywa, bakora icyo ushaka cyose rwose, ubwo burenganzira burahari. Ariko igihe utaragera kuri wa murongo ndakwihorera, ariko nuwugeraho ntabwo umenya icyagukubise. Rwose ndagira ngo munyumve ngo niko bimeze, kandi munyumve ngo ndabahamagarira kugira ngo namwe mwiyumve mutyo. Mbahe n'urugero utari muzi, mujya mubona, njya mbona mu binyamakuru, nkabona mu mateleviziyo, abantu begera imipaka yacu bagatukana bakavuga ko mujya mubabona, bakajya ku maradiyo bakavuga bagatuka Kagame, perezida w'u Rwanda, bakamubwira ibyo nta kintu, nta gitutsi kibi wantuka gusa kuntuka ngo kimbabaze, ndakwihorera. Ndakwihorera jye nkora ibyanjye bindeba biri hano mu Rwanda. Ariko ushatse kunkurikirana iwanjye nibyo navugaga kuri ibyo ngibyo, there are no two ways about it. Naho baza ku mipaka bagakoronga murabizi, bagatukana. Numvise nije amagambo ngo bazotumesa. Ariko nabo barabizi. Bagomba kuba babizi, ariko nyine ubwo ni wa murongo uba utararengwa ibyo ngibyo. Rero rubyiruko mwebwe, abakobwa n'abahungu n'abanyarwanda, uyu mwanya, iki gihe u Rwanda rwacu rurimo, ntazagire ubipfusha ubusa.